impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera ku giti. Afata ibiti bibiri, murabona igiti cya Noheli, cya giti bataka mu nzu ya cyprès yumye, cyangwa rimwe na rimwe kiba ari igiti cya plastique, ariko kira giti cya Noheli cyangwa Christmas tree bari ko bavuga. Kira giti cya Noheli muzi ko hamwe na hamwe bajya baterekaho impano, gift, amakarito arimwe impano cyangwa arimwe ubusa ariko abagaragara nk'ari gift. Ni ukuvuga ngo imbuto rero zo dushobora kuzivuga ku giti cy'icunga cyangwa cy'avoka cyangwa cya pome. Imbuto zo ziramera zigasohoka muri icyo giti zikagira igihe cyo gukura hanyuma zikamera, ariko impano zo ziterekwaho nkuko cya giti cya Noheli bagiterekaho gift cyangwa amakarito y'impano, nuko ziterekwaho. Ririya jwi ryiza Rugamba afite buriya Imana yari muteretseho haleluya. Uku kwigisha ijambo ry'Imana afite, Imana yakunteretseho, ntago bikorerwa ubyisangaho. Ni nkuko ushobora guhabwa impano zindi turi buvuge, impano zo gukora ibitangaza. Uriya muntu Imana yakoresha ibitangaza nta ruhare n'ukuraba bifitemo, ni impano. Impano rero ziterekwaho, haleluya. Nkuko kira giti cya Noheli bagitaka bagashyiraho gift, abana mu gitondo bakaza kuzifata. Ariko imbuto zo zigira umwanya wo kumera zigakura, rimwe na rimwe zikaryoha, ubundi zikaba zagwingira, kandi zisabwa zo kuvomererwa, ariko byombi birakenewe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imbuto z'umwuka wera turazizi, tuzibona mu Bagalatiya 5:22. Reka mbivuge nivuse kugira ngo tubyumve. Harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza, harimo gukiranuka, harimo kugwa neza, harimo kwirinda. Mwumvise ko batavuze ngo harimo kwigisha ijambo ry'Imana, harimo kuririmba, harimo ibyo ntago birimo. Ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda, haleluya. Hanyuma hakaza n'impano tubona mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, ndibaza ko muhazi: ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, impano yo kwizera, gukiza indwara, gukora ibitangaza, guhanura, kurobanura imyuka, kuvuga indimi nyinshi, gusobanura indimi. Ngewe mpamya yuko hari n'izindi zishobora kuba zitanditse, ariko impano z'umwuka wera rwose Imana ishobora gukorera mu itorero tugatangara. Ibi byose rero birakenewe. Impano cyane cyane zigaragaza imbaraga cyangwa ubushobozi bw'ubumana bukorera muri twebwe, haleluya. Haleluya. Imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana bukorera mu bana b'abantu kugira ngo abantu bamenye Imana, kugira ngo abantu kandi bagubwe neza. Isi yuzuye umwijima, ubwihebe, nkuko twaririmbaga, agahinda n'imibabaro bitakurwaho nuko gusa twabagiriye impuhwe. Mwumve torero ry'Imana, cyane cyane abakiri batoya, nubwo impano z'Imana zishobora gukoreshwa nabi, ariko ntibirakuraho ko tuzikeneye, haleluya. Dukeneye abantu bahanura, dukeneye abantu berekwa, dukeneye abantu bakoreshwa ibitangaza, turabikeneye by'ukuri rwose. Ujye usenga uvuga uti Imana mpindura igisubizo, kuko abo bantu iyo baje bahinduka igisubizo mu isi, haleluya. Rero turazikeneye. Kuba umwanzi abyigana, kuko biroroshye ko umwanzi yigana ibitangaza. Muri Egiputa kwa Farawo ndetse na Mose akigerayo yakoze ibitangaza, abakonikoni bakabyigana. Hari igihe rero ushobora kwibwira ko ibitangaza Satani atabishobora, arabibasha. Mose yarambuye inkoni ihinduka inzoka, nabo barabikora. Hanyuma mu kanya cyakora inzoka ya Mose imira izindi nzoka, ariko ahinduye amazi abaye amaraso, nabo barabikora. Ni ibintu byinshi bagerageje kwigana. Ntago rero Satani abuze imbaraga zo gukora ibitangaza, ariko se niba Satani akora ibitangaza bivuga ko dukwiriye kwemera kuba mu itorero ritagira ibitangaza? Oya, ibikabe. Turabikeneye, haleluya. Turabikeneye, kandi abantu babyukuri baracyabaho. Imana ishimwe cyane, Imana iracyavuga. Turabyifuza kandi cyane, ukurikije uburyo isi iri mu mwijima, kuko ibitangaza bigaragaza Imana, abantu bakarekeraho kuyihakana. Imana itugirire neza, haleluya. Mwibuke ko ntago Farawo yarekuye ubwoko ngo bugende kuko yabagiriye impuhwe, ahubwo amaboko y'Imana yaramuremereye, hanyuma arabarekura. Rero ibitangaza turacyabikeneye, nshuti z'Imana, byose birakenewe. Hari igihe rero rimwe abakunda ibyo kwifuza gusa na Yesu, ari nabyo tuvuga uyu munsi, no gukiranuka no kugira imbuto, hari igihe twibwira ko niba afite imbuto impano ntazikeneye. Byombi ndabikeneye, haleluya. Hanyuma hakaba rero nanone akaga kazanwa no kugira impano ukabura imbuto. Iyo umuntu afite impano akabura imbuto, akora ikintu cyiza akagiherekeresha ikibi. Ashobora gusengera umurwayi agakira, mu kanya akaba muteye n'inda. Ashobora kwirukana amadayimoni mu muntu, mu kanya akaba yibye telefone. Ashobora kuzana ijambo ry'ubuhanuzi ry'ukuri, ariko agasiga bateranyije mwese. Ni ukuvuga ngo kiza cyari gifite umumaro, ariko kigaherekezwa no kubura imbuto, kikangiza. Rero turabikeneye zombi. Murumva nshuti z'Imana, haleluya.
impano ziroroshye, mwibuke ko nuguterekaho. Imana iraza ikaguterekaho ibintu utasengeye. Haleluya. Kugira ngo hatagira ikintu umuntu yirata. Hari igihe nshobora kurara ntegura ijambo ry'Imana nkaribura ijoro ryose bikankeraho. Uriya musore tugendana arabizi. Noneho nkumva naribuze pe, kandi narahawe umwanya uhagije wo kwitegura. Noneho nko mu kanya gato, akanya gato nk'iminota ntazi, nk'umurongo umwe ukaba downloaded, ukavamo ibintu byinshi cyane. Ngahita mvuga Mana, ubu nyibutsa ko ni icyo wateretseho, ntago bikorerwa. Ni ikintu wateretseho, ni impano, ntago bikorerwa, kugira ngo umuntu atagira icyo yirata. Haleluya, haleluya. Rero byombi turabikeneye. Impano ntibazikorera, byose bitangwa n'Umwuka Wera, kandi umuntu yazihabwa ako kanya. Ako kanya Imana yamukoresha. Abantu bajya bahanura aribwo bagikizwa, abantu bajya buzura Umwuka Wera aribwo bagikizwa, abantu bajya bagira ijambo ryo kumenya, ijambo ry'ubwenge aribwo bagikizwa, bataramenya n'imirongo myinshi ya Bibiliya. Haleluya. Ibiganza by'umuntu n'umwana muto bishobora gukiza indwara atazi nuko bigenda, ariko ikiganza cyakora ku muntu urwaye umuntu agakira. Ibyo bintu inshuti z'Imana turabikeneye ko bigaruka mu nzu y'Imana. Haleluya. Imbuto nazo ntago zikorerwa, niyo mpamvu zitwa imbuto y'Umwuka Wera, ziva ku Mwuka Wera. Haleluya. Zimera ku Mwuka Wera, zigahinguka inyuma zikagaragara kuri twebwe tukazambara, ariko zitandukanye n'ubugwaneza karemano, bitandukanye n'umutima mwiza dukura mu ndero nziza, mu burere bwiza, bitandukanye no kuba umwana mwiza, biratandukanye rwose, bimera ku Mwuka Wera. Haleluya. Wahawe gusa abari muri Kristo Yesu. Ntago ari ugushinyagura, ariko burya iteka ibibazo byaturushije imbaraga, ubusabane bwacu n'Imana buba bwabaye ukuntu. Narabibonye tari kuri njyewe, nabibonye kubera benshi. Nabonye abadamu bamwe batinze kubyara, mbona bamwe bafite umunezero mwinshi batarakikira, mbona abandi bafite umubabaro mwinshi. Nabonye abagore bapfushije abagabo, mbona bamwe bagumanye umunezero mwinshi, mbona abandi barawutakaje. Nabonye abantu bakena, mbona bamwe bakenyeranye umunezero, ariko mbona abandi barawutakaje. Nuvuga ngo si ikibazo cy'ubwoko bw'ikibazo cyakugezeho, kuko nta kitari rusange mu bantu, ahubwo ucometse hehe. Haleluya. Umwuka Wera bigukorere kuko arabitanga. Imana ishimwe cyane. Nabonye abashomeri bashobewe, babihiwe, mbona n'abashomeri bafite umunezero ntazi aho bawukura, kandi bagenda n'amaguru, kandi imyenda yabo idakeye, ubuzima butaryoshye, ariko nabitegereza ngasanga bafite akanyamuneza ntazi aho bakura. Haleluya. Imana yacu irafatika nshuti z'Imana, ntabwo ari igipindi, ntabwo ari morali. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imbuto rero zizingiye ku kintu kimwe cyitwa gukura, gukurira mu buntu bw'Imana. Bigaragarira muri character, bikameneka inyuma tukabibona. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 murongo wa 18. Ndabasaba kubw'umwanya muze gusoma igice cya 15 cya Yohana kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Ngewe ndi busome imirongo imwe imwe. Hano muranyumva nshuti z'Imana, byorohera Satani kwigana impano, akaba yakoreshwa ibitangaza kugira ngo atureshye, kuko cyane cyane abazi n'ubukene bw'imitima yacu, naho duhengamiye n'ibyo twifuza kurusha ibindi. Ariko bigora Satani, bikagora n'abakozi be gutunga imbuto zihoraho. Bashobora kuzigana igihe gitoya, ariko biragoye ko batunga imbuto zihoraho. Icyo kintu rero kitabasha kwiganwa n'ubwami bw'umwijima, wowe nanjye turagikeneye. Dukeneye gukurira mu buntu bw'Imana. Reka dusubire mu cyanditswe cyacu Yohana 15, turasoma umurongo wa 4 tugeze kuri 5, twongere dusimbuke dusome 8, hanyuma twongere dusimbuke dusome 16 na 17. Suko byose atari ingenzi, iki gice cyose ni ingenzi pe, kiraryoshye, ariko tugiye umurongo ku wundi twahita dukora amakesha. Haleluya. Yohana 15 umurongo wa 4, ngo mugume muri nje nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Aba ni bande babwirwa? Ni abatewe muri Kristo.
Haleluya. Muribuka ko Yesu yigishaga akoresheje imvugo yumvikana y'ibintu by'ubuzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babyumve. Niyo mpamvu arimo kwigereranya n'igiti. Haleluya. Mugume muri nje nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto, ishami kugira ngo ryere imbuto risabwa kuba riteye ku giti, kuko igiti nicyo gifite imizi, nicyo gikonekise n'isoko n'amazi n'ubutaka n'ibindi. Kugira ngo ishami ribashe kwera imbuto nuko riba rifatanye n'igiti. Haleluya. Ishami rimeze nk'uku kuboko rifashe ku giti, ngo nk'uko ishami ritabasha, igishami ryahwanyuwe ryakuwe ku giti ntabwo byashoboka ko ryakomeza kwera imbuto. Haleluya. Ngo niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nje. Haleluya. Aba tuvuga rero ni abatewe muri Kristo, ni abatangira urugendo rw'agakiza, ni abizeye umwami. Haleluya. Akaba umwami w'ubuzima bwabo, akaba umukiza w'ubuzima bwabo, bakize irimbukiro. Aya magambo ntabwirwa batari kuri Kristo Yesu, kuko ntaho bafataniye n'icyo giti. Muranyumva nshuti z'Imana. Icyakora ahorana imbabazi kandi ahorana ubutumire. Aho ubutumwa bwiza bwose buvugwa mu ndirimbo cyangwa mu ijambo ry'Imana, burya haba ari ubutumire kugira ngo uyu munsi niwo munsi wo kwakiriramo agakiza. Haleluya. Ntukanga ubwo butumire, mutima wawe ntukawunangire, ntugafunge amatwi. Ariko iri jambo rirabwirwa abatewe muri Kristo, nibo babasha kwera imbuto, kuko nta shamwe kwaryo rishobora kugira imbuto. Ibi bintu kandi tubigeranya n'ibyo Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 11 umurongo wa 17, igihe yavuga ngo twebwe abanyamahanga, twe gusoma tuhandike gusa, igihe yavuga ngo twebwe abanyamahanga twatewe ku giti cy'ukuri, duterwaho nk'ingurukira. Haleluya. Mbese twagemetswe, icyo kinyarwanda kiragoye sinzi ko mucyumva, ariko ni ugufata nk'uko iki giti cyaba ari ironji cyangwa se yego ari orange, bagafata ubundi bwoko bw'ikindi giti wenda cy'indimu bakaza bakagishyiraho. Bisaba ko igihe orange baba bayikaseho gato n'iyi ndimu ikabikase kuri iryo shami, bakabizirikana ahantu batera ibiti mu pepiniere. Ibyo bintu bajya babikora hakazavuka indi mbuto nshyashya. Murumva nshuti z'Imana. Igihe rero mu Baroma 11 yatugereranyaga n'abanyayisiraheli, akatugereranya twebwe abanyamahanga, arimo avuga ngo yahitamo kwitanga ngo ubwe apfe kugira ngo bene wabo b'Abayuda bakire. Haleluya. Ariko tugezeho atwibutsa ikintu cy'ingenzi, aratubwira ngo twebwe abanyamahanga twatewe ku giti cy'ukuri, twatewe kuri Kristo, ariko duterwaho nk'ingurukira, tudometsweho batugemereye. Mbese twari tudakwiriye. Haleluya. Ariko natwe turaza twomekwa ku giti cy'ukuri. Haleluya. Hanyuma ibitemba mu giti cy'ukuri bihinduka umugabane wacu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Turi kure y'amasezerano, tudafite Imana rurema, tutemewe, ariko duterwaho hanyuma turafata. Haleluya. Haleluya. Nibi rero Yesu arimwe atubwire. Mana ishimwe cyane. Ishami riramutse ritandukanyijwe n'igiti ntago ryakwera imbuto. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mu nzu y'Imana tujya dusaba abantu kwera imbuto kandi batari muri Kristo Yesu, kuko tudafite Kristometre, kuko tutazi kubipima. Abitabira amateraniro yacu cyane, abaza cyane, abaza mu mirimo, bose tuba tuzi ko bakijijwe. Nta muntu wabasha kubimenya, ni umutima wabo n'Imana yabo. Haleluya. Twebwe tureba ibigaragara inyuma, kandi ibintu byo mu madini yacu biroroshye kubyigana, biroroshye gutanga icya 10, biroroshye kwambara nk'uko mu idini babisaba, biroroshye kubahiriza gahunda zose, biroroshye kubibamo. Hanyuma igihe cyo kubatizwa cyagera ukabatizwa nk'uko n'abandi babatizwa, byose ukabyitabira, nta muntu wabimenya. Niyo mpamvu nitugera mu ijuru tuzatangara, tuzashaka bamwe mu bo twari tuzi ko tugomba kubanayo tubaburi, duhure n'abandi tutari tuzi ko tuzabanayo dusange bariyo, icyambuka zabayo. Haleluya. Irembo ni rimwe, ni ukwizera Kristo. Haleluya. Tukihana ibyaha byacu tukababarirwa, hanyuma yazahamagara amazina y'abera, wowe nanjye tukazumva izina ryacu. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Kigoranye rero n'igihe dusaba abantu kwera imbuto kandi batarigeze baterwa ku muzabibu w'ukuri, ntibikunda. Niyo mpamvu bidashoboka ko yagira imbuto ziguma. Aragerageza bya kinyarwanda, akagerageza by'ikinyabupfura, akagerageza, ariko ntibihame. Nimuze dukizwe, nimuze twizere Kristo. Haleluya. Tukabyitiranya no kwera imbuto. Abatanga ibya 10 mu buryo buri regiriye tukabyitiranya no kwera imbuto. Abitabira korali badasiba tukabyitiranya no kwera imbuto. Yewe abavuga butumwa, kuko ubu kuvuga butumwa mu Rwanda bigezweho, mva ndabwiza ukuri, ahantu hose ngiye bahita bankingurira bakama service, ni hakeya ngenda nkabura umuntu umenya. Murumva bitafite umumaro se w'ibyisi?
ibigezweho bikingura imiryango, bituzanira amagifiti, bituma abantu batwubaha. Ibyo rero nabyo tukajya tubyitiranya no kwera imbuto. Umuntu ashobora kubikora ku giti cye, akamera nk'umuntu wikorera ku giti cye. Umuntu ashobora kuba umuvugabutumwa ariko yikorera ku giti cye n'inyungu ze n'izina rye, atarehereza abantu kuri Kristo, abireherezaho. Niyo mpamvu turi mu gihe kitoroshye. Nta totezwa riri mu Rwanda, dore muri kuntu twuzuye urusengero, nta muntu uri budufunge, biranasana neza. Niyo ugiye mu muhanda ufite n'akabibiriya wiviriye gusenga, hari ukuntu biba bisirimutse, hari ukuntu biduha izina ryiza, bigaha abakobwa izina ryiza, abashaka abageni bakaza mu rusengero, bigaha abasore izina ryiza, basirimutse batari ibirara, bigasa n'ibigezweho, noneho tukabyitiranya. Gukurikira Kristo ni ugupfa, ni ugupfa buri munsi, nta nubwo ari no gupfa rimwe, kugira ngo ntaba ari njyewe aba ari we. Ibyo akunda nitoze kubikunda, ibyo ashima nitoze kubishima, ibyo yanga niruke, nubwo naba ntaragira imbaraga zo kubyanga, ariko nkizwe n'amaguru kuko nicyo nshoboye. Si uguhobera ibitambuka byose. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Nta Yesu nta mbuto, ariko muri we twera imbuto nyinshi. Haleluya. Kwera imbuto nyinshi si ikindi, turara dutekereza kuri we, tukirirwa dutekereza kuri we, ibitekerezo byacu bikiharirwa nawe, tugahora twibaza uko twarushaho gusa nawe, akaba ari byo dusengera, akaba ari byo dushishikara. Twasoma ijambo ry'Imana tuvuga ngo Yesu ongera unyihishurire kugira ngo ndusheho gusa nawe. Umutima wacu ukerekera aho ngaho, ibyo tubamo bikabizo, hanyuma priorite zacu zikabizo kuvuga ngo Yesu mpa gusa nawe, hanyuma unyigishe uko nabwira abandi bantu uko nabo basa nawe. Haleluya. Ubutunzi bwacu n'umwanya wacu tukabitanga muri ibyo. Uko niko kwera imbuto zihoraho, nuko twifuza gusa na Yesu no kumubwira abandi kugira ngo nabo barushaho gusa nawe. Mitima yacu akaba ari byo bihoramo, tekerezo byacu, twakunguka amafaranga akaba ari aho agana, umwanya wacu akaba ari aho ugana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umurongo wa 8 uravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data. Turacyari muri Yohana 15. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Haleluya. Mukaba abigishwa banjye. Ariko Yesu ndamukunda. Niba hari umugabo utarigeze arya indimi wavuze ibintu nkuko bikwiriye kuba ni Yesu. Haleluya. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Iyo zibaye nkeya, data ntahabwa icyubahiro, ntiyubahwa, ahubwo izina rye riratukwa, rigasuzugurwa mu banyamahanga. Niki kintu twibwije ukuri, niki kintu gitera abantu bo hanze batazi Imana yacu kuduseka no kudupinga? Ni igiki? Nagaruko tudafite imbaraga z'ibitangaza, nabwo bazishobora kuzidushakaho bakazituburaho, ariko icyo batugaya, igituma badukerensa, igituma baduseka, igituma basuzuguye itorero, nuko imbuto zabaye nkeya. Niki cyubahisha data? Nuko twera imbuto kandi nyinshi. Uziko n'umuntu utazi Imana yawe, n'umuntu uraguza, n'umuntu urara rwantambi, abagushakaho ko wagusanga umeze neza, kuko witiriwe izina ry'Imana. Yesu rero arabitubwira ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi. Arashaka niba yambaye ubusa, we wambare wikwize, kandi nawe ufite ubusa bwo kwerekana nkuko nawe ufite. Ariko ubu niyambariye mini ahangaha ahita avuga ati ye, na mama utasi yambaye mini, ni umupagani arayambaye, ariko njyewe nyambaye, avuga ngo ye. Icyubahisha data nuko twera imbuto kandi nyinshi. Niba yangana arashaka wagusangana urukundo, niba yisha ibintu aragira ngo agusangane kumubabarira n'imbabazi zidashira. Cyubahisha data nuko twera imbuto nyinshi, tukaba abigishwa be. Ngibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banjye. Haleluya. Bibiliya zimwe zavuze ngo mukerekana ko muri abigishwa banjye. Kwera imbuto nyinshi byerekana ko turi abigishwa ba Kristo. Kubura imbuto byerekana ko tutari abigishwa ba Kristo. Yesu yahurijemo amagambo akomeye ahangaha ngo ibi nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba abigishwa banjye. Iri jambo rivuga ngo abigishwa banjye ni ijambo rikomeye. Cyari mu gihe aho habagaho abadisipure cyangwa abadisciple na master wabo cyangwa n'uwo bigiraho. Nukuvuga ngo kuba umwigishwa
kuba umudisipure, kuba a disciple byari umuntu ufite undi muntu arimo yigiraho kugeza ku rwego bashobora kumwitiranya n'uwo muntu. Murumva, yaramwiganaga neza ideology y'uwo muntu, ibitekerezo by'uwo muntu, imirire, imyambarire, imibereho, umwigishwa akaba ari mwamwigana. Haleluya. Yesu rero akomatanyije ibintu bibiri bikomeye, aravuga ngo icyubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi, hanyuma mukaba bigishwa banjye. Aho nshinga ikirenge akaba ariho mugishinga, ibizo nkora akaba ari byo mukora, uko mubayeho bigasa neza nk'uko ngewe mbayeho. Haleluya. Igiteye agahinda nuko muri iyi myaka dufite abera benshi bahisemo kutaba abigishwa ba Yesu, bahisemo gukomeza kugenda nk'uko bashaka, ntibamwigiraho, ntibamwigana, ntibanamureba. Burya umuntu yigana umuntu yatindijeho amaso. Nta mwanya bafite wo gutinza amaso kuri Yesu n'ibyo avuga. Turasiganwa dushaka amafaranga turakayagira. Ntushobora kugira master, umwigisha, udatinzaho amaso, kuko ukenera kumwigana muri buri kantu kose. Ngo umwigishwa rero ngo byageraga igihe batabasha kumutandukanya n'umwigisha we, babaga basa, bakora kimwe, bagenda kimwe, bavuga bimwe, babayeho kimwe. Yesu rero adukomanyirije ibi bintu muri uno murongo ngo igihesha data icyubahiro nuko mwera imbuto nyinshi, ariko mukaba bigishwa banjye, mukaba abantu banyigana. Amen. Urugendo dufite hano ku isi mu myaka Imana idutije niyo kwigana Yesu no gukangurira abandi kurushaho nabo kumwigana, kurushaho gusa nawe. Haleluya. Iyo tumaze kumva rero ibyiza imbuto umwami Imana tubwiye ko icyubahisha data ari uko twera imbuto nyinshi kandi tukaba abigishwa be, hari ibintu bimwe bihita bisobanuka muri twebwe. Ibi bihita bitwereka ko indi mirimo yose, ibindi bikorwa byose twakwita kwera imbuto, niba bitatuganisha mu kurushaho gusa na Kristo, njyewe, wowe, ndetse no gufasha abandi kurushaho gusa na Kristo, ibyo bikorwa byose bishake bibe bifite isura nziza, ariko biraba ari akarasisi, biraba ari defile, biraba ari ubutembere, biraba ari entertainment, biraba ari nko kujya mu kindi kirori cyari cyo cyose. Torero ry'Imana, bindabibabwira nanjye nibwira, isi iradukurura, tukashaka kwemeza abantu, tukazana ibyo bakunda biri hanze, tukabizana mu nzu y'Imana kugira ngo tubyigane, tubikore, turebe ko ngo mwakunda mukaza, ngo mwakunda ngo mukaboneka, ngo mukuzura sare. Ariko ubundi nimwuzura sare mutarimo kwigana Yesu bizatumarira iki? Haleluya. Icyubahisha data nuko twera imbuto nyinshi tukaba abigishwa be, ngo indi mirimo yose, ibindi bikorwa byose twakwitiranya no kwera imbuto, niba muri byo imbere bitadutera kurushaho kwifuza gusa na Yesu, bitadutera kugira ishyaka n'inyota yo gukangurira abandi kurushaho gusa na Yesu, n'umwiyerekano usanzwe, ni ikirori gisanzwe kiri butunezeze tugataha tumeze nk'abakoze siporo, marangamutima yacu aryoshye, ariko nta mpinduka namba zabaye mu mwuka wacu. Mwibuke ko umuntu afite ibice bitatu. Umuntu afite iki gice kigaragara cy'inyuma kiduha isura, twahura mu nzira tukagaragara. Umuntu afite mu bugingo ariho habikiwemo amarangamutima na kwa kuryoherwa kose. Umuntu afite n'igice cy'umwuka. Rero biroroshye ko umuntu yagira inyigisho, yagira indirimbo, yagira ibikorwa bigakora mu gace ka emotion gusa. Ntabwo ari bibi kugira guhindura emotion zikagira ibyiringiro zikaryoherwa, ariko ntibizana transformation ihoraho, ntibizana impinduka zirambye. Ikintu kizana impinduka zirambye ni cyageze mu mwuka wawe, icyageze mu mwuka wanjye. Rero bera b'Imana, twe kugwa mu mitego ngo tumare umwanya munini dushyushya amarangamutima yacu gusa, tudafite agahinda ko kubura impinduka kandi twarageze mu mwami. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndagira ngo ntuzagwe mu mitego y'abantu no mu mashimwe y'abantu no mu kunezeza abantu. Abantu nubwo wabanezeza kajana, uzanezeza 100 hano, haguruke 200 hano bagupinga. Ntushobora kwemeza abantu bose. Wivunika rero, tinza amaso yawe ku mwami w'abami, urebe icyo ashima, witoze kugishima, urebe icyo akunda, witoze kugikunda. Haleluya. Azakuzanira abangombwa, kandi n'ubundi na Yesu ubwe ntibamwemeye bose, nankaswe wowe.
Haleluya. Nankasiko wowe nanjye dufite n'inenge, dufite n'ibyo batugaye, baducunguje gutya ku munzani twavamwe inenge n'amafuti bakayabona. Umwami wo bamutarigeze akora icyaha, ntibabuze kumwanga, ntibabuze kuvuga ngo nabambwe. Nankasiko wowe nanjye, rekeraho rero gutinda ku bantu. Imana nishimwe. Haleluya. Mu magambo rero yoroheje, kwera imbuto ni ukurushaho gusa na Kristo buri munsi. Aho narindi uyu munsi nkongera nkigira imbere, umwaka nyuma y'uwundi nkigira imbere. Uko nsaza mu myaka isa nk'aho ari myinshi mu gakiza, akaba ari kwitoto n'ikakama n'uburyohe no kwifuza gusa na Yesu bigenda bigwira. Haleluya. Ngasaza ku mubiri nkazana iminkanya, nkaba ntagifite imbaraga zo gusakuza no gufata mikrofone no gusimbuka, ariko umutima wanjye ugenda ugwiza itoto n'uburyohe bwo kwifuza kurushaho gusa n'uwambambiwe. Haleluya. Ibwira mu mutima wawe ngo kwera imbuto mu magambo make ni ukurushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi. Haleluya. Aho rero nushaka uraterekaho bya bindi byose, uraterekaho za mpano, uraterekaho ya mirimo, ntacyo bitwaye, ariko ishingiro ryabyo mo imbere ni icyo ngicyo gikwiriye kubamo. Haleluya. Kuko ni imbuto zigumaho, ntago ari ibintu bya rimwe na rimwe. Nta muntu urimo gukurira muri bwa muntu twavugaga, gukurira mu kumenya Kristo utifuza, udafite ishyaka ryo kubona benshi baza muri Kristo. Niba udafite ishyaka ryo kubona abantu bakizwa, no kutarimo gukurira mu buntu, mbese ibyo abarimbuka ntacyo bikubwiye, nta kibazo. Jya mu itorero riyobowe n'umugabo, umwubahe, wumve ibyo avuga, hanyuma tuzahurire mu ijuru. Ubwo ibyo ntibyoroshye gutyo koko. Ikibi nuko Bibiliya yavuga ngo umuntu uzabwirizwa n'umugore ntazakira agakiza, ntazamenya Yesu, nta nubwo azajya mu ijuru. Niho byaba bikomeye. Ariko nshuti z'Imana, abantu barimo bararohama. Iyo umuntu arimo arohama, abajya kurohora ntibavuga ngo se yambaye ijipo, ngo se yambaye ipantaro, baba bakeneye amaboko menshi akura abantu mu kurohama. Duturanye n'ikiyaga cya Kivu. Haleluya. Tekereza umuntu arimo arohama mu mazi, ukavuga ngo se ni umugore uje kumukiza, ngo se ni umugabo, ngo se asutse imisatsi, ngo se arogoshe, ngo se yambaye ipantaro. Umuntu arimo arohama, ukabanza kureba ibyo wambaye n'ibyo wasokoje. Nshuti z'Imana, itorero iri ni ryo torero ry'igihe cya nyuma. Haleluya. Turi mu itorero ry'igihe cy'imperuka. Kuva Yesu yasubira mu ijuru, igihe cya nyuma cyaratangiye. Ntumbwire ngo imyaka 2000 irashize, niko irashize. Niyashaka azajyaho n'ikindi 1000. Ariko turi mu itorero ry'igihe cya nyuma. Haleluya. Gukora k'umwanzi kuzarushaho kugwira. Niyo mpamvu wowe nanjye ishyaka ry'imitima yacu ryagombye gukura abantu mu irimbukiro. Haleluya. Kandi ntubakura yusa nabo. Urasiganwa uhuga ibyaha, si uko ufite imbaraga zo kutarya amafaranga nawe wayarya, ariko ntushaka kuyarya kuko urifuza gukurayo benshi. Nawe wasambana ukaryoherwa bigakomeza, ariko nturi busambane kuko uhagarariye ubwami. Haleluya. Ntiwifuza inenge no mu nkanyari watuma ubutumwa bwiza uvuga bugira umugayo. Bakobwa beza mwambara mini, nshuti z'Imana, iyo uje kuvuga Yesu wambaye mini barabikerensa. Ntago agakiza n'ukuri kari mu ijipo, uretse ko byose urabyemerewe, ariko siko byose bikugirira umumaro. Kandi utindana na Yesu agenda gukura ibintu bitagira umumaro. Urajya kuvuga Yesu se wambaye ubusa, biratuma ibyo uvuga kuko biri muri envelope yanduye itameze neza babikerensa. Kandi ubutumwa dutwaye burakiza. Pawulo yavuze ngo ntago afite isoni n'ikimwaro, nta n'ubwoba. Haleluya. Kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Tekereza ubutumwa bukura umuntu ikuzimu bukamujyana mu ijuru, ukabushyira muri envelope mbi yitwa wowe. Ukwiriye kwitunganya rwose. Ubu perezida yantumye ahangaha, naza ndi umugabo, naza nambaye cravate, naza nambaye neza, nkaza ntabiricyuye ntanasakuza nkuko ndimo nsakuza ko hari protokole za leta, nkaza ngenda neza kuko nzanye ubutumwa nkuye ahantu hakomeye. Muzi ko twakijijwe, muzi ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, muzi ko bene wacu batari bakizwa, muzi ko abagabo n'abagore dupfumbatana bamwe muri bo badakijijwe, muzi ko abana twabyaye bamwe badakijijwe, muzi ko ababyara bacu n'abarumuna bacu bamwe bataramenya ubutumwa bwiza. None uratinda wanga kwera imbuto zigumaho, urimo uranga gukurira muri Kristo, urimo uranga kumutumbira no kumuhozaho amaso ngo ubwiza bwe buhinduke ubwawe, ubona uko babwira Yesu. Mureka tuve mu karasisi n'ibintu bitazana impinduka. Mureka turambirwe ubuzima budafite umuntu n'umwe bwafashije. Mureka turambirwe ubukristo bwanjye ngewe ngenyine. Umwana w'Imana yagiye ku musaraba
kugira ngo bazamwizera bose bazakizwe bahabwe ubugingo buhoraho. Arangije asiga abwiye abigishwa ngo icyabakiza nuko nagenda, hanyuma ntimuzasigara mwenyine, data azasohoza icyo yasezeranye, nzaboherereza umufasha. Haleluya. Mwuka wera araza, buzura imbaraga, barahamya. Abagabo barinda bapfa, benshi baricwa. Ubutumwa bwiza ariko burakomeza buramamara. Ubutumwa bwiza bumeze wa mukino wa rore, wa mukino w'agati baherezanya, abandi bakagahereza abandi bakagahereza abandi. Uyu munsi Paulo na Petero n'abandi ntago bahari, ni wowe nanjye. Agati kari mu biganza byacu, torero ry'Imana. Yesu bazakurikiyeho tuzabahereza iki? Nubwo nyiri torero aribereye maso, nubwo ridashobora kuvaho, yaravuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kurinyeganyeza. Uko ni ukuri. Ariko iyo duhisemo kuba abanyantege nkeya, turaga generasiyo zikurikiraho intege nkeya. Iyo uhisemo kuba umunyantege nkeya, abakristo baje mu gakiza inyuma yawe bagira ngo niko ubukristo busa, bagira ngo ubukristo bwuzuyemo intege nkeya. Iyo umugore bamusereje gato hahita asenya urugo, iyo umugabo bakagira ngo ubukristo no kubivangavanga, umuntu arasambana akagaruka akaririmba, umuntu we arasenya agakomeza akaba pasiteri, bagira ngo ubukristo ni ubwo ngubwo. Nyamara udukomeza ari kumwe natwe. Ugize inyota, ugize agahinda mu mutima, wamubwira uti Mwuka wera ngwino nshoboze, kandi yaza yihuta akagushoboza. Haleluya. Akagushoboza ibitaba mu mbaraga zawe, akagushoboza ibyo utakuye mu murage, akagushoboza ugahinduka itangiriro ry'isoko nziza mu muryango w'iwanyu. Birashoboka ko umuntu yavuka ko umupapa ufite abagore 10 akaza akaba umupapa mwiza. Birashoboka ko umukobwa yabyarwa na nyina w'indaya akaza akaba umugore mwiza ushinze ibirenge muri Kristo Yesu. Haleluya. Muri Yesu haba itangiriro rishya. Nta rwitwazo. Mwuka wera nasanze ari umurezi mwiza. Ikibazo ntitujya tumwiha wese. Mwuka wera arakurera, akakumaramo ikinyabupfura gikeya, akakumaramo kwirera. Dore ko ushaka kugira ibyago ukirera, utagira umuntu kugira ngo bavuga ngo merci, ngo baravuga ngo ndagiye, baravuga ngo ndagarutse. Ariko Mwuka wera twamuha umwanya akadutunganya rwose, akaduhindura abantu baryoshye bahagarariye neza Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Utaduta, utadusiga, utaduciraho iteka, utavuga ngo muri babi cyane sinabashobora, ahubwo yaravuze ngo abarwayi nibo naziye. Haleluya. Ngo baramugayaga bavuga ati kuki ugenda n'abanyabyaha bakoresha bikoro n'izo nshuti zawe usangira n'ibirara. Haravuga ati ariko umuvuzi ntazira abazima. Kwa muganga b'abantu bose batonzeyo, bose baba bafite ikibazo. Natwe reka tujye twongera dutonde, kuko tutashobora kwikiza, ariko yaziye twebwe abari bapfuye bazize ibyaha byacu. Haleluya. Ntabwo yazanywe no kuduciraho iteka, ahubwo yazanywe no kudukiza. Ariko mwemerere nyina gukiza, umurimo we wuzure muri wowe. Haleluya. Ntuvuge ngo nyewe narakize mu mwuka wanjye. Bwa buntu bwaguhesheje agakiza ni nabwo buntu butera umuntu gukurira muri bwo, agakurira muri Kristo, agakurira mu kumenya Imana, agakurira mu kugira impinduka. Mwibuke ko gutsindishirizwa ni ibintu baduteraho tutigeze dutsinda. Ni umuntu wari watsinzwe n'urubanza ariko bakamurengera, muri make bakamubera. Yesu yaratubereye, twari twatsinzwe n'urubanza, tugomba gucirwaho iteka, aratubera turatsindishirizwa. Ariko gukurira mu buntu, bya bindi twahawe, kwa gukiranuka twahindutswe ko mu kwizera, gutangira kwera imbuto, kukambara umubiri kukagaragara inyuma. Haleluya. Haleluya. Niba iryo shyaka rero ryo kwifuza gusa na Yesu ritari mu mutima wawe, kurushaho gusa na Yesu umunsi ku wundi, kubikangurira abandi, impano zawe zizadupfira ubusa. Akarasisi ukora mu rusengero kazadupfira ubusa. Haleluya. Abantu bose bari mu rusengero siko bose babakijijwe. Nizere ko ibyo tubiziranyeho, ko mwese muri hano mudakijijwe. Ntago ari ugutukana, ariko niko kuri. Hari abantu batarizera Yesu, bashobora kumwizera uyu munsi, bashobora kuzamwizera ejo, bashobora kuzamwizera ariko murahari, nawe urabizi. Haleluya. Imana itugirire neza. Narimvuze ngo n'iryo shyaka ryo gusa na Yesu ritari mu mutima wawe, ubwo nturavuka, ariko uyu munsi wakwemera ukavuka, wakwemera ukazuka. Simvuga ishyaka ry'urusengero gusa,
kuko urusengero kubera ko tuba turufitemo abantu tumaranye igihe, biroroshye ko twaharanira inyungu zimeze nk'iza association cyangwa iza koperative yacu. Biroroshye. Mufite abantu bankunda bashobora kundwanira ishyaka nk'irya association, nk'irya koperative yacu, kugira ngo koperative yacu idaseba, kugira ngo association yacu ise neza, ihoremwe abantu. Si iryo shyaka ndimo mvuga. Iyo dutindanye n'abantu dukora ikintu cy'ikiryango, ntabwo ari kibi, ariko muri icyo kiryango iyo hatavutsemo ukukwera imbuto k'ukuri ko kwifuza gusa na Yesu, tuzatahira icya association, dutahira igikoperative, dutahira igiclub, kitazajyana natwe mu ijuru. Ni byiza kugira ishyaka ry'inzu y'Imana usengeramo, uteraniramo, kubaha abashumba Imana yagushyiriyeho kukuyobora mu gice cy'umwuka, ukabakorera. Kubakorera urimo gukorera Imana iyo bakuyoboye mu kuri, ariko ntibikwiriye ko twagarukira aho ngaho. Muri icyo gishyaka ikizakwereka ko bimwe byari nk'ishyaka rya association cyangwa rya koperative, ni igihe haramutse habaye conflict, habaye amakimbirane mu rusengero. Nibwo rero uzitonda ukabona neza ko abantu barwaniraga ishyaka runaka, induru zikavuga, inzangano zikaboneka, abantu bakagira ibice. Kugira ibice nkakurikira uyu, ngiye neza, mukurikiye neza, tukomeje gukizwa no gukiranuka ntacyo bitwaye. Ariko habayeho intambara zimeze nk'iz'abafana ba Rayon Sport na APR, bihita bikwereka ko twarwanaga kuri association yacu, kuri club yacu, ariko tutigeze duharanira twifuza kurushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi no kubitoza abandi. Torero ry'Imana, mbabwire nibwira, nimureke duhuguke, twerekeze amaso ku Mwami, tumubaze ngo ukunda iki, ngo twigishe kugikunda. Umutima wawe uri hehe, ngo abariho n'uwanjye werekera. Maso yawe yitaye kuki, kugira ngo nanjye abari byo nitaho. Imana itugirire neza. Haleluya. Ibintu byose dukora, departement zose zizavuka, imirimo y'Imana yose izavuka, ibikorwa by'Imana byose tuzakora. Igisa nko kubaha Imana harimo gutera intambwe zo kwinjira mu bibatizo n'ibindi byose bitandukanye, gukora amasengesho yo kwiyiriza, kugira imigoroba yo guterana. Reka byose mwimbere hazabe hari ikintu kivuga ngo kurushaho gusa nawe Yesu, kubikangurira abandi Mwami, kubwira abantu iby'agakiza batarakumenya, abakumenye bakomezwe barushaho gusa nawe. Ibyo bigomba kuba bisezetsemo imbere mu mirimo yose tuzakorera ahitwa mu nzu y'Imana. Haleluya. Data rero yashoye byinshi, reka nihute. Data yashoye byinshi, aracyashora ku bwawe kugira ngo ugere ku rwego rwo kwera imbuto zigumaho. Reka turebe mu Efeso 4:11 tugeze ku 16. Efeso 4:11 tumanuke tugeze kuri 16. Ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, mujya mwumva impaka z'abantu bavuga ngo intumwa ngo zari 12 ngo zararangiye, nuko badasoma Bibiliya. Murashobora kwitwa intumwa akabikoresha nabi, ariko handitse intumwa ni naho handitse abungere, naho handitse abigisha, byose birimo. Ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha. Ibi byose Imana yarabitanze. Yahaye abantu kuba intumwa, abandi ibaha kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba bungeri n'abigisha. Ibyo byose ngo abikora, umva ku murongo wa 12 ko bavuga ngo kugira ngo, bivuga ngo ibyo byose yarabitanze kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Imana yatanze ziriya mpano zose, ihindura abantu kuba intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi ababwiriza butumwa bwiza, abandi abungeri n'abigisha. Ngo ibyo ngibyo Imana ibikorera ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Rimwe na rimwe biracurama, hanyuma ziriya mpano tuvuze hariya hejuru ya mirimo
ya mirimo 5 tuvuze hejuru igahinduka ahubwo ko twireherezaho abantu, nabi intumwa ngahinduka igitangaza, nabo umuhanuzi mukandamya, nabo umbwiriza butumwa gitangaza mukampa amashyi menshi, nabo umwungeri n'umwigisha ibintu bigakomera. Nyamara ibyo byose ngo byari byaratanzwe ngo kugira ngo abera batunganirizwe. Ni ibintu byo gusavinga abera, kandi batabasavinga ngo nabo bakomeze bicare, ahubwo nabo batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura no gusavinga, batunganirizwe kuba abasavanti, batunganirizwe gukora iby'Imana, kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Haleluya. Imana yatanze ibishoro byinshi, itanga impano mu bantu, ihagurutsa abantu, kandi kugira ngo umuntu umwe aboneke ahagarare mu murimo burya biravuna. Igihe Imana izajya gucocera kamere zanjye, igihe Imana izajya igihe Imana byonyine izajya kubinyemereza, nkavuga ni Imana njyewe ndi umucuruzi ngomba kubona amafaranga. Imana ubu yahamagaye abantu benshi ariko hitabye bakeya muri uyu murimo. Kugira ngo rero umuntu aboneke biba byabaye urugendo rurerure, bamwe barahomba, abandi bakagira gute, abandi bagakora bikanga, abandi Imana ikabatumaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwinshi bakanga. Ariko abo bantu igihe kijya kigera Imana ikabafatisha, ikababona, baboneka. Igituma baboneka, igituma bashaka ngo no kugira ngo abera batunganywe rwose, batunganire kudakomeza kwicara, ahubwo batunganirizwe nabo guhaguruka bagakora, bagasavinga, bakagabura iby'Imana kugira ngo bikomeze umubiri wa Kristo. Bitagarukira aho ngaho. Haleluya. Ku 13 ngo kugeza ubwo, umva bera uko twahamagawe ariko dufite umurimo mwiza. Haleluya. Ngo kugeza ubwo twese abera abakijijwe, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera. Akantu ko kugira ubumwe bwo kwizera nshuti z'Imana, muzi ko abantu bamwe babazi ko itorero ryabo ari ryo ryonyine rizajya mu ijuru. Umubiri wa Kristo ntacyo babwiye. Itorero mugaba muturanye cyangwa rituranye natwe rifite ikibazo n'urugingo rwacu rurwaye. N'urugingo rurwaye. Rugenzi rwacu. Nukuvuga ngo urutoki rwarwaye nta gusinzira. Urara wicaye. Ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Za mpano zose zaratanzwe kugira ngo abera bahaguruke nabo basavinge, nabo bamenyesha abandi ubuntu buri muri Kristo Yesu. Ngo kugeza ubwo n'urugendo n'uruhererekane, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse. Haleluya. Abantu bose. Ariko Yesu ni mwiza. Tekereza Yesu kwizera umuntu nkawe nanjye akadukura hahandi akajya atekereza ko tuzahinduka abantu bashyitsi, kuko yadushoyemo amaraso ye, arabyizeye kuyatangira umurimo mwiza muri twebwe. Haleluya. Itazawukora igice. Izo mpano zose zero zaratanzwe. Haleluya. Zishishikariye kugira iki? Kugira ngo abera barusheho kumenya umwana w'Imana, ntibigarukira ngo bavuge ngo naramumenye, ahubwo kugeza ubwo tuzasohora, tuzagera ahantu duhinduka abantu bashyitse. Bageze ku rugero rwa Hortense. Yego. Wabugarukiye bugufi we. Tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Aho niho duhamagarira kugera. Uko niko kwera imbuto kudukwiriye. Yesu yashoye byose. Imana iracyashora, iracyahagurutsa abantu, nawe iracyaguhamagara, iracyagukangura mu mpano, mu mayerekwa, iracyanyeganyeza umutima wawe nguku, ukumva niho urimo kubwirwa, ikakwibutsa kudakwiriye kwicara gusa, kudakwiriye kubyihorera. Bimaze iki? Kugira ngo abera barusheho gutunganywa, umubiri wa Kristo utunganywe, kugira ngo twese abacungwe dukomeze twigire imbere, duhinduke abantu bashyitse, batageze ku rugero rwa pasiteri, batageze ku rugero rw'umuntu usanzwe, ahubwo bakomeza gukura kugeza umunsi bazashyika ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Muribuka ko umwigishwa yahamagariwe gusa n'umwigisha. Mwuka Wera arabizi ko yabidushoboza. Iyo biba bidashoboka ntabwo byari kuba byanditse muri Bibiliya, ariko tugenda twigira imbere, duhinduka abantu bashyitse. Ko niko kwera imbuto zihoraho, ko niko kwera imbuto kudukwiriye. Haleluya. Guhinduka abantu bashyitse, bakomeza gukura, bagana mu kigero, haleluya, cyushyitse kurusha abandi, kigero cy'igihagararo cya Kristo. Nuvuga nkameze nkaho hari igipimo runaka, umunsi ku munsi ngakura, umunsi ku munsi ugakura, ukarushaho gusa na Kristo. Imana itugirire neza. Uri muri urwo rugendo, undi murimo wose waterekaho, wasura imfubyi, wasura abarwayi, wakubura mu rusengero, ariko umutima wawe wihariwe no gukura.
ukuburana ubugwaneza, uvuga uti umuntu uzicara hano mwami azahure n'umwuka wawe wera, umuntu nzaramutsa yinjira n'ubuprotokole azahure n'imbaraga zawe, azarushaho kukumenya. Nituririmba mwami ntibabone twebwe ahubwo natwe dukuze, maze mwami bumva indirimbo zacu bakumenye, imitima yabo ikumenye, bakurire muri wowe. Icyo gihe twese nta n'umwe uzireherezaho abantu, tuzarehereza abantu kuri Kristo. Ntituzakorera gushimwa no kwandikwa no kumenyekana, ahubwo umutima wacu uzaba wihariwe no kumenya Kristo. Nzaba ndi mu rugendo nihuta kandi mpamagarira abanyumva ko twafatanya urwo rugendo. Haleluya. Ntabwo tubahamagarira kugera mu kigero cya Kristo nkaho twebwe twagezeyo, ahubwo twese turimo turasiganwa, abakurira mu buntu twese turasiganwa. Igihe kimwe Pawulo yaravuze ngo umubiri wawe utwaza igitugu, ngo ejo atazamara kubwiriza abandi agasigara atemewe. Haleluya, haleluya. Imana yaduhaye nizishimirwe, ariko zikwiriye gukora uri musiganwa wifuza kurushaho gusa na Kristo. Kandi uvuga uti ikintu cyose Imana izampa gukoresha, ikigaragara n'ikitagaragara, kizakangurira abantu kwifuza kumenya Kristo, kizakangurira abantu abamaze gukizwa kurushaho gukomerera muri we, kizasubizemo abantu imbaraga abari bacogoye bongera babone ineza y'Imana. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Umurongo wa 14 uravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana. Abantu benshi bakomeje kuba abana. Mana tubabarire kutarya ijambo ryawe tukaba twaragwingiye. Umuntu akamara imyaka 5 mu gakiza agisa nkuko yaje. Abana ni beza, ariko umwana udakura ahangayikisha umubyeyi wese. Umwana yari mu kigero cyo kutamenya kuvuga, bavuga ya magambo yabo y'uburimi biba biryoshye, babiryoshye. Ariko biriza papa na mama iyo umwana ageze ku myaka 10 akivuga ngo baba baba. Ku mezi 6, 8, 9 biba biryoshye biteye imbabazi. Ariko umubyeyi wese iyo yagwingije umwana, iyo umwana atinze gukura mu bwenge, umubyeyi wese yishwa n'agahinda. Imana yatanze umwana wayo, umwana wayo arapfa ku musaraba ku bwacu. Tugira umunsi twavukiyemo, uwo navukiyemo ndawibuka, umunsi mwiza twibuka, umunsi nakirijwemo. Uyu munsi ngeze mu mwaka wa 25 w'agakiza. Tekereza nkivuga ngo baba baba. Tekereza ari ngiye ukiyobora Imana. Mana ndashaka kwerekera aha ngaha, ubimperekezemo, ibintu ngiye mu bimperekezemo, ubigendanemo nanjye. Tekereza kuguma kuri urwo rwego. Tekereza kutagera ahantu uvuga ngo Mana umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe, ngo bari wonganamo. Wifuza ko ntura mu kihe gihugu, ngo bari cyo nturamo. Wifuza ko nkora iki mwami, ngo bari cyo nkora. Tekereza gukomeza kuba umwana. Yesu yabwiye Petero muri Yohana, amubwira yuko uyu muntu akiri mutoya yikenyeza akijyana ahashaka, ariko ko yamaze gukura undi aza akamukenyeza akamujyana hatashakaga. Iyo twakuze twemera gukenyezwa na Mwuka Wera akatujyana ahashaka, inyungu zacu tukazihara, ibyari kutwungura, byari gutuma abantu batwita abanyabwenge tukemera tukabihara. Ibiganiro bigakama. Nagiraga inshuti z'abadamu twajyaga tuganira, bukeye ibiganiro birakama. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka Imana yashyize muri twebwe arawufuhira, kugeza igihe ujya kuvuga ikintu kumva urofendinga Mwuka Wera, kumva uramubabaza ukareka kukivuga, kugeza igihe ujya kujya ahantu kumva ntukijyanye naho ukareka kujyayo kandi wari ukibishaka, kuko wageze mu minsi yo gukenyezwa n'undi akakujyana aho ashaka. Twinjiye mu gihe aho twagwije itorero rishaka gukomeza gusa nk'uko ryasaga ritarakizwa. Ko yari ameze nibyo yavugaga, nibyo yajyagamo, n'ibyamuryoheraga atarakizwa, abigumane abyinjirane mu nzu y'Imana aguma atyo. Imana itugirire ubuntu. Kwera imbuto nshuti z'Imana niyo mark, nicyo kimenyetso kitavuguruzwa cy'ubu bwami. Imbuto niyo mark, nicyo kimenyetso cy'ubu bwami kitavuguruza. Matayo 7:16 haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Mureke duhaguruke dusenge.